Ndagusuje mukunzi wa KP Report ngo haye ikaze mu nkuru y'umunsi inakuyemo isomo ry'ubuzima. Umugabo yabajije umwana we ati ese uzi ko abahigi ba kera babifitemo inararibonye babigenzaga batega ngo bafate inkende, aho kuyirukankana bayisanga mu biti cyangwa ngo bayirase imyambi bari hasi, bafataga igisa n'ikibindi kiremereye itabasha gukurura ngo kivaho kiri kandi gifite umunwa muto uko ugenda winjiramo maze bakagitereka hasi. Muri iki kibindi bashyiragamo ibiryo inkende zikunda cyane ari byo mineke. Iyo bamaraga gutereka hasi iki kibindi basubiraga inyuma bakihisha aho hafi maze bagategereza inyamaswa iri buze kwegera aho. Nyuma gato rero inkende mu kanya gati kabirahageze ikaba yinjije akaboko kayo mu kibindi ngo ikuremo umuneke, ari nako igerageza kuvanamo akaboko. Gusa kubera ukuntu umunwa w'ikibindi wabaga ubumbye ntibyabaga bishoboka ko akaboko noneho kavamo. Ni nk'amutego bategesha imbeba ikinjiramo byoroshye kandi aho yinjirira ari hanini, nyamara mu kuvamo hakaba harimo utwuma tuyishinga ku buryo itabasha kuvamo. Iramutse inabigerageje utwo twuma twayishinga igapfa. Inkende rero yakomezaga gukurura igakurura ariko ashwida bikanga. Nta buryo yabaga ifite bwo kuvana akaboko mu kibindi idakuyemo ibiryo ikunda. Yakomezaga kurwana nuko yakuramo umuneke ariko bikanga, kandi nawe ntiyashoboraga kuvirira ibiryo ikunda itariyeho, cyane ko amerwe yabaga yamaze kuyuzuza amazi mu kanwa. Aho kureka ngo ishake uko yakwivanamo ikizi ikiganza cyayo nibiba ngombwa ibe yanamena icyo kibindi, inkende yakomezaga kurwana no kuvanamo ibiryo igakomeza ihatiriza ariko bikanga, ariko nayo kubera amerwe reka da igakomeza igahatana. Aha rero niho abayigi bahitaga bayegera maze bakayifata, ubwo yashakaga ibiryo byayo ikayibaye ibiryo byabo ako kanya, maze bakayinovora baryohewe cyane bitanabaruhije, cyane ko bitanaborohera kuyifata iri mu biti kubera ubuhanga bwayo bwo gusimbagurika, imanuka izamuka isimbukira mu bindi biti igaruka. Aha rero umugabo amaze kubwira umwana we aya magambo yamwihanangirije amubwira ati ntukabe nk'iyo nkende mu buzima, kugira ngo uzabone undi munsi ukeye ndetse ukure utere imbere wivane ku rwego rumwe ujye ku rundi, ugomba kumenya igihe cyo kurekura no kuva mu bintu runaka, igihe cyo gukomeza ndetse no kuva ku izima, no kugira ubushobozi bwo kwemera guheba ukiyambura ibigufasha bikubuza kujya imbere. Inama yo kwiyubaka: rimwe na rimwe ugomba kureka ibyo wari ufite ndetse wari unishingikirijeho bikagenda, kugira ngo wakire ibyiza bibiruta bigutegereje ejo hazaza. Wifunga umutwe ngo wikanyize wange kuva ku cy'ejo utazapfira kwanga kuva ku izina. Ufite umukunzi ukubabaza ariko ntushaka kumureka ngo ntiwabona undi. N'abasore n'inkumi bari kwisimwa ngo mumaranye igihe kirekire, ngo mwanyuranye muri byinshi ngo kandi muziranye muri byinshi, baye ngukomeje. Niba umuntu iteka ari ugutera umutima uhagaze akaba adatuma ushyira uturaso ku mubiri kuko akubangikanya n'abandi, ubwo uzi ngo azabicikaho nimubana? Ayinya menya kurekura. Niba uri indahemuka uwawe azagusanga. Wikomeza kwemera gukomereka, hati izo nkubu zitazabangamira undi mukunzi mwiza uzagira kandi amateka yawe nta ruhara yafitemo. Bivugwa ko kugira ngo uhindure ubuzima bwawe bigusaba guhindura uko wakoraga ibintu n'uko wari umeze. Wiguma mu by'ejo hashize bibi ngo witege impinduka nziza ejo hazaza. Ufite umukoresha uguhohotera bishingiye ku gitsina, nyamara ntushaka gutobora ngo umwiyame cyangwa unamuteze ribu ngo kuko utazi uko ejo bizagenda. Umbabarire ko mbisetse bibabaje. Indwara y'umutima, agahinda gakabije, depression, uzagira nakwanduza ikirwara kidakira cyangwa izindi ngaruka n'ibindi bikomere by'umutima uzahakura, bizagutera uburibwe bubi kandi bw'iteka kurusha uko wafata risike ukamutanga cyangwa ukamwiyama rimwe na rizima akareka kukumenyera. Umuntu abura se ntabura shebuja. Va mu bya kera ubashe kwakira imigisha y'ahazaza.
iga uko basenga by'ukuri, ucike kuri karande zikubuza kujya mbere. Wakwisengera, si ngombwa cyane gushaka abagusengera, twese twigererayo. Fata umwanzuro uyu munsi. Hari umugabo uguhamagara akubwira kimwe n'abandi baremerewe nkawe ati: mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima. Namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, kuko kunkurira kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye. Ni amagambo yanditse muri Matayo igice cya 11 umurongo wa 28 kugeza ku wa 30. Buriya reka nkumenera ibanga ryandutiye andi kubyerekeye gucika ku binzitira no kuva ku kintu icyo ari cyo cyose cy'ububata n'uburetwa ubwo ari bwo bwose ku isi. Nta kindi, ni ukwemera ko ndi umunyabyaha kandi ko ubutungane bwanjye nta handi nabukura uretse kwemera kugengwa no kwiyegurira umuntu umwe mu mateka y'isi watunganye agasohoza gukiranuka kuzuye. Ubu ni Umwami Yesu Kristo, umwami Mutara Rudahigwa yatuye u Rwanda mu 1946 i Nyanza. Sinazanywe no kwigisha ijambo ry'Imana uyu munsi, kuko ubwayo ariyo yireherezaho abayo maze ikabakiza. Ariko hano hari ijambo numva ryagufasha ugacika ku ngoyi iyo ariyo yose y'icyaha n'umubabaro ukubase, ubundi ukabaho ubuzima mu mwuzuro wabwo kandi ukishima, maze n'abandi bakishima ku bwawe. Ni riri muri Yesaya igice cya 1 umurongo wa 18 rivuga ngo: naho ibyaha byanyu byatukura nk'umuhemba birahinduka umweru bise na sheregi, naho byatukura tukutuku birahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera. Uzasoma icyo gice cyose. Iyi ni KP Report. Kora subscribe kugira ngo inkuru y'umunsi ikubiyemo isomo ry'ubuzima, ibanga ry'intsinzi, amakuru, ibyegeranyo n'ibiganiro dukora ntibikagucike. Wadusanga no kuri TikTok na Instagram ndetse na Facebook, hose twitwa KP Report. Urakarama.